top scorer wa sezishize muri championnat ya Benin. Ako twaramubonye muri equipe ya Benin. Nizeye ko tutangiye kubyegereza. Oya none mukinya komeye akina mu gikombe. N'umunyatogo. N'umunyatogo wakinaga muri Benin. Uwo nzomubona kubera Togo turi kumwe n'intamba mu. N'umunyatogo wakinaga muri Benin. Akinira equipe y'igihugu Simbisi. Yumva yitwa Antonio Atiso Kojo. Antonio Atiso Kojo. Uko bisa kose yatangajwe rero nko rutayizamu mushya wa Mureje. Uko bisa kose ibihugu bya Benin harimo abahungu baza umupira. Avuye muri championnat Benin n'umutogole. Uriya Gernato Hall afite na travail nyinshi arimo arakora ku bahungu bakina muri Benin. Ese byatangiye no kugaragara ko mu bahungu bakina muri Benin muri championnat yaho harimo n'abatangiye kuza muri equipe nationale. Ndetse ahubwo uriya mutoza yagiye no gutura Cotonou ku buryo usanga na zamu de 20 zabo arashaka ko zizamuka. Ari travail irimo irakorwa hari ahantu. Icyo wakwivuga ati yakoze ni championnat ikipe zabo zigera kure kuri Ligue des Champions ushobora kuvuga ati hoya. Ariko isoko ryo muri Afrika ririmo categories nyinshi zitandukanye. Ko mukinyi mwiza MVP muto wo muri Senegal biragoye ko Rayon Sport yamufata. Mu Rwanda na Simba na Zande. Ariko hari isoko Rayon Sport ishobora kujyamo ku mikoro yayo bigakunda. Ngiye byonyine ko bashobora gutekereza byibuze ka tushake n'ubundi dukeneye rutayizamu. Ushobora gutsinda ibitego byinshi muri championnat. Nayubahira icyo ngicyo daboro. Nayubahira icyo ngicyo. Ikintu masigaje kumva gusa David. Abakinyi abatoza bacu, abayobozi bacu nyabuneka mukore za test medicale. Nyabuneka. Icyo kintu rwose abantu bakizirikana mukore za test medicale. Reso biravuga ko yaguze umwana wo muri Marine. Bitwa Mubaraka ariko biri kuvuga ko afite ivi ngo ashobora kubagwa kana tarakina. Kugura ni kimwe wumvikanye n'umuntu mbere yuko ashyira ku masezerano mbere yuko ashobora na welcome tugikundira. Welcome yingi welcome. Kuko ibingibi bisesino nime ko byarangiye byakunze niko mikeka. Byarangiye of course yamutangaje. Mwibuke ikintu cya test medicale. Mbere yuko ujya kuri test medicale ntekereza ko ni kimwe mu bikurikizwa bigomba kwitabwaho. Ariyo ntekereza ko de facto yuko test medicale ikusobwa ku mukinnyi nuvuga ngo hari na byinshi utamuziho. Byose bigahera hehe ntago recruitment ikorwa ku mukinnyi kubera ko wabonye ko ari meilleur buteur. Ibyo ntibihagije gusa. Ni imwe muri facteur kuri poste y'umwataka. Sibyo. Ariko noneho kano kanya nanone ntabwo umwataka uzakugirira akamaro bitari one season wonder. Sibyo. Ni umuntu ufite imibare iri consistent. Sezishize statistiques ze nizi ikurikiye nizi umwe uno muntu afite. Ariko noneho niba ni wacu udashobora kumenya ko uno muntu afite ikibazo cy'uburwayi ubwo uva hanze we aho rero niho ruzingiye. Niba umuntu ugukina mu maso Desire buri munsi udashobora kumenya ngo uno muntu gutya na gutya. Ngi kibazo nyifite muri scouting zawe n'uburyo ushaka abakinnyi bawe. So ni David uko byamera kose kuko David wombira gute ko umuntu avuye muri equipe nkuko uri kwavuga muri championnat ukinamwo udashobora no kubaza nahavuye udashobora no kubaza nabari bamutunze. Dabigiye kibazo kinsumbuwa ni kimwe. Scouting yigira ibipengeri byayo nk'ibyo murabivuga. Kandi none Afrika nisi yabaye umudugudu biroroshye ko babimenya. Reka mbakekera ibyiza ko babimenye babikurikiranye byibuze. Ariko nyabuneka nitwiga umuco niba wishuye umuntu miliyoni 20 test medicale 500 niba bigeramo nicyo kintu cyabura mbere yuko asira umukozi ku masezerano. Surtout ko ubuvuzi buteye imbere. Mbere yuko asira umukozi ku masezerano icyo ngicyo ni ikintu kibazo. Byibuze hari minimum. Biratangaje rero biratangaje kuba n'amakipe ku rwego rw'isajya kugura umukinnyi ugasanga natwe abasivile tuzi neza ubuzima bw'uwo muntu kurusha Rwanda bajya kugura umuntu badasobanukiye icyo baguze. Ni bimwe mu bihombo rero nyine bihoraho. Ariko ubwo ibijyanye na recruitment zacu ngewe ku makipe yose ariko ntago ari imwe ku makipe yose ku bakinisi tubava hanze
kuko hano mu Rwanda hari amakipe yamaze kutwereka ikintu kimwe, yamaze kutwereka ko ari abahanga mu kumenya abakinnyi baberanye nabo b'abanyarwanda. imwe mu makipe buriya iri consistent ni ekipe ya Marine burya ijya imenya uburyo abakinnyi bakwirana n'ibya Yive, sinzi uko ababona kanya turahiza bamwereke nabo bayinjije sibyo kabisa muri iyo kategori. ndakubwiye ngo azana abakinnyi bane ukavuga ati aba noneho ko bakuye sezita bose bakajya ku isoko. Urabona ko icyo kintu bamaze kukimetereza, ariko mu by'ukuri ibyo tubamo ntibahabura. Iyo ugize amahirwe mu bakinnyi batandatu uzanye babiri baraguhira uti Imana ishimwe, naho nta kintu wajya hari imbere ngo kidefande uvuga utu n'umukinnyi nashingiye kuri ibi n'ibi. bahora ndabyemera kuko nta nubwo wibeshye, ntibahabura sibyo? Kubera ko njyewe iyo umbwiye ngo ugiye kugura uri APR uri Rayon Sport cyangwa se n'ikipe mu Rwanda, ushaka kugura abakinnyi b'abanyamahanga bigaragara ni ibintu utegura mbere y'amezi 2 cyangwa 3, imyanya yawe ushobora kuba wagura. Ese mbere y'amezi 2 cyangwa 3 gukora déplacement muri izo championnat ukareba imikino 5 ya nyuma byagufata iki? Identify imyanya ukeneye, si imyanya ine, sibyo? Imyanya ine kandi ushaka muri saison 2026-2027 sibyo? Itegurwa iya 25 irangiye. Sinzi niba ubyumva, ntabwo yitegura amezi 2 imbere. Amezi 2 ni ibiki ariko? Ni nko kureba umukinnyi muri phase retour ukagira ngo umukinnyi uramuzi. Uwo mukinnyi iyo myanya ine niba bamaze kumenya abakinnyi bawe 5 baba bagiye no kwangaja muri izo ligue, kandi buri mwanya ushakaho babiri kugira ngo ugire option. Nurangiza upfa kuba ufite Sidike na Desire bakurikirana abo bantu rimwe na rimwe je banace no kureba iyo ligue yongera rebeho gato. Tike Rayon Sport izanye umukinnyi muri Jari nk'iyirwa ko umwaka ushize mu kwa mbere bazanye Meri Biteri wa Guinea Bissau Akanaume gafite imyaka 20 turavuga ati ni recruitment nziza. Akanaume so bagiye nziza bibinyibutse warakoze byarangiye adakinnye birangira na Rayon Sport ndamwishyuye byarangiye yareze muri yewe rwose ariko kugira iyo ambition yo kujya gushaka umwataka. Yatsinze ibitego 16 muri championnat ya muri Benin tukuri rwose. Asoza equipe ya Damisa yasoje ku mwanya wa 9 muri championnat ya Benin. Birangiye mu minsi 2 ikipe yasoje ku mwanya wa 9 ariko ari Meri Biteri, ni Meri Biteri muri equipe ya 9 icya kabiri tego 16. Rayon Sport ntabwo yarikeneye wiyongera kuri Asumani, yarikeneye yongera kuri Asumani. Damisa yasoje ku mwanya wa 9 amanota 45. Ibyo ngibyo nuwaza hano mu Rwanda akumva Taiba yasoje ku mwanya wa kangahe Marine si wa 8 Uriza afite ibigo 17. Umuntu uzi champion mu Rwanda urangiye umuntu Taiba wawibeshye. Oya nta kibazo ngewe no gutekereza kuri icyo kintu, ariko hari ibintu bibiri hejuru ya testament kandi navuze, ariko no ku masezerano ye twige n'umuco David w'amasezerano yacu akorwa ate, kuko n'ubundi muri iyi minsi urabizi neza ko nta bintu waca ku ruhande ngo umuntu umwe mu burenganzira. Mbona rero twabizana muri terime y'umupira tuve mu ijambo umuco, kuko muri siporo umuco nta gukoreshwa, urumva? Ahubwo muri siporo igikoreshwa ni amaterime tekinike ajyana n'ibyo bintu, sibyo? Amakipe yacu niyubahe club licensing period ibindi bizikora, kandi bo barayanze baranayikwepye ntibashaka no kubona kubivuze n'ikivuga n'ikisobanuye cyane. Ubona kigoranye kuri irabagora, iryo jambo rirabavuna, kandi niho hakubiye ibisubizo. Ntangazwa no kubona umuntu akubwira ngo kiriya gitabo gikubiyemo ibisubizo mushaka wukanga kugisoma, just gisome. Yego uburyo amasezerano akorwa, abashinzwe gukora ibi, strictire y'iki ibi n'ibi n'iryo tandukanye, nta kindi. Club licensing ni itegeko rya CAF yanashyizeho, harimo icyo bita guidance, ariko nta ruhare rwa federation. Ariko l'originateur wa champion federation niyo yemengo abantu bakore batagira izo club licensing federation. Urumva Rwanda Premier League mu bintu bya mbere ikeneye kwihutira gukora, ndabizi bafite akazi kenshi, barimo bararwana baragerageza, ariko sibyo mbona bakeneye kutagenderera cyane mu gusanasana ikimodoka bazi neza ko cyapfuye, sibyo? Bakeneye gukereya umushinga utangira bushyashya kandi urugendo rurimo
urabyumva rimwe na rimwe mureka mbagire n'inama mukereye n'ibintu byitwa inama nyunguranabitekerezo hano hanze hari ubwonko bwinshi bubameneremo mwenyine ntabwo mwabivamo kuko abawukunda ni benshi kandi batari bubishyuze consultants sibyo ngiye guguha urugero Rwanda Premier League ikeneye kongera gusubira inyuma yidantifiye icyo Rwanda Premier League icyo ari cyo mu nyito z'amaligi bizayifasha kunoza imishinga n'amategeko ngenderwaho naho urashaka kurara ubaye umutanzaniya ejo b'umugande ntabwo byavamo urabyumva buriya nubona nk'abaturanyi b'abarundi hano iriya ni developmental league umushaka apfa kuba mubonyemo ubushobozi ijyana twishyure bo barakarabye ntabwo bafite amamiliyoni yo kugabana ariko bafite platform bahereza impano n'abatoza barebe batoze bakavuga batebana twebwe turadadira amasezerano ko tuzi ko turimo kurema impano niyo mpamvu umukinnyi wabo abahenze niyoroshye nkubwira uko badadira amasezerano wongeye kumurambagiza agomba kuyasobanukirwa neza sibyo ngiye icyo nshaka kuvuga Rwanda Premier League mwebwe mutanga identite kuri league ese turi commercial league ko twatangiye kwakira commercial banks sibyo icyo gihe commercial league rero ifite ibintu runaka yubahiriza icyo gihe niwe utangira gukereyamo ikintu kivuga ngo hari ikibusumbane ntari bwemere kuko Sidike birababaje kubona ekipe imwe ishobora kugura umukinnyi $80,000 by'amadolari sibyo iyindi kipe yakoresha sezo yose abo bantu bagahurira ahantu hamwe ntibibaho hano niko bimeze how do you expect gukompeta sibyo n'umuntu ufite imari akoresha idafite limite mu gihe cyose mutari identify mutariha identity muvuge muti twagiye mu gucuruza wowe uri Rayon Sport uri aperi uri amagaju guhera ku byinjira ku kibuga aba partners bawe uzajya ubanza utumurikira ibitabo by'amafaranga winjije mu mupira pana y'ama institution yawe ibitabo none fasha abantu batangire bamenye imirimo harya ni batubwiye mushinga kwinjira mu bitabo by'ibitabo amakipe yacu azirana n'ibitabo nabaje ikibazo Sidike kureba mu nyine na identite mufite oya nabaje Sidike ikibazo ati mbwira ekipe ngaha mu Rwanda muri no myaka 3 yagurishije umukinnyi uraziye kukazibura kubera iki ntago mwebwe numva ngo ntago muri selling clubs ntago muri developmental clubs nta nubwo muri business oriented clubs mubarizwa he Sidike uretse kwirirwa muregana mubarizwa ekipe buri mwaka iragura ariko ntigurisha iyo kipe ubundi bahita buri mwaka ugura 10 ariko we ntugurisha how do you survive utunzwe n'iki uzi icyo bisobanuye ni ukuvuga ngo iyo ekipe nikikwereka nta kazoza kayo kubera ko ikitunze yititunze kivuyeho yagendana nacyo siko biteye se iriho kubera ko hari ikintu kiraho ariko icyo kintu gihindutse gatoya nayo yagenda so nukuvuga ngo n'abayirimo kano kanya ntago bayiprotereja future abakinyi imisozi barasoza nicyo cyitwa za UEFA license zikora bakagenda baseza amasezerano bakagenda nicyo Platini yavuze ati nidukomeza muri uyu mujyi wa za Paris Saint-Germain mu myaka amakipe yose agenda gurwa n'abakatari yatanze urugero za Juve za Milan zaba zaravuye zarasenyutse nitudashyiraho uko zigomba kuba kubera iki muri make gerageza turimo kugufasha kwibeshaho kugira ngo mu myaka y'imbere uzihaze nawe mbabarira umbwire nk'igihugu kibaho kubera inkunga gusa cyo kidahinga kitohereza ibiribwa kitavuga ati dovize turaryinjije twakoze ibintu biteye gutya urumva kigahoraho ngo ni ukubera ko umunyamerika yagihaye umurusiya yagihaye umunsi se haje undi mugabo akakubwira ati ntabyo mbaha twapfa tugashira cyane pe ngo rero Murera nibyo yamaze kwinjizamo uyu musore ngewe bose bari bugure barimo kugura pe nicyo gihe cyabyo kandi guza umukinnyi yari keneye sibyo ku ruhande rw'ibumoso je kuri umukinnyi ni left winger oya kuri umukinnyi ugiye kuraba ntabwo ibitego 15 left winger guhera kuri equipe zose ya mbere ni ya nyuma sibyo iya nyuma iya mbere ni ya nyuma nakuyemo abanyasudani ko bari yasi bene wacu
buri gihe mbabona bagana ku isoko ariko buri gihe numva ibindi nyuma y'isoko bivuze ko kuri nge until banyeretse icyo bahinduye mu mikorere yabo n'ubundi ntegereje bya bindi ariko ntibitubuza kubona ko Kameme bitandukanye na wa wundi twabona statistique adakina we waranakina akanatsinda ubundi nk'ibyabaye mu kwa mbere kuri Gikundiro byo byaragahuma mu bamwe baje cyagiye bamwe wakubita mu byuma uyu nuwahe ariko uyu byibuze yari mu kibuga shampiyona yabirangiye itariki 20 ashobora kuza bikamugora ariko yaje ubona hawo nta kibazo hari ibyo ubona ukavuga uti okay ikibuga 27 yahamagaye muri ekipe y'igihugu y'abatenyaka 23 ya Togo niyo yonyine yagezemo under 23. Rayon Sport kandi yamaze kudutangariza ko yahaye akazi umutoza w'abazamu umufaransa birumvikana kuko direct technique no umufaransa ngo yatandukanye na Bakame batubwiye ko aracyahari azafatanya na Bakame okay sawa azafatanya na Bakame mu kuzamura ireme ry'izamu rya Rayon Sport umufaransa warya yitwa niko nabonye izina rimeze nk'iri Portugal ariko Rayon Sport yarakeneye umuntu nk'uwo ubu niho wakisira kivuga ko 11 abazungu ubundi ntacyo bitwaye ariko Bakame izamu rya Rayon Sport ryari ririmo akavuyo kenshi ariko isoma buriya David Tricarico oya namba mu Faransa ni Tricarico ni Igo Tricarico n'umufaransa uyu yaciye muri Nice rwose yaciye mu kipe yitwa Vannes ni amakipe ya kera ara mu gihugu cy'Ubufaransa deuxième division aje rero ngo gufatanya na Bakame Rayon Sport yari ikwiye kugira stabilité mu izamu abazamugize ni benshi ubwo Rayon Sport izaniye Bakame bamuzaniye umwarimu nk'uko APR nayo ifite abatoza babiri b'abazamu ndeka Sidiki izi ekipe zacu kugira abatoza babiri b'abazamu ni ikibazo cy'amikoro ariko ubundi birakenewe mbwira ngo kubera iki imyitozo y'abagardiye ibiri hejuru cyane kurusha na travail bakora mu kibuga muri match imyitozo y'abagardiye ibiri hejuru cyane kurusha na travail bakora abagardiye muri ekipe baba ari bane uzasanga abagardiye ari bane muri ekipe bakora imyitozo ari bane izo exercices z'abantu bane Sidiki uri umuntu umwe biravuna uzaganire n'umutoza w'abagardiye azabikubwira iyo ari umwe aravunika cyane iyo ari umwe aravunika cyane bakubwira ko poste y'umugardiye ni poste specific n'ikimenyimenyi niyo wagira licence a pro nk'iza Pep Guardiola ntago watoza abazamu kuko ni ibintu byihariye bijyana n'ababikoze n'ababyize bajyanye nabyo kubagira babiri c'est pas du tout mal ntacyo bitwaye rwose nibyo nabo bakoze ikindi rero umuzamu azamura urwego rw'umuzamu ruzamukira mu myitozo mbere ya match ziriya reflex agomba kuzikora mu myitozo akora byinshi gusoma muri match ziriya reflex ziriya parade ibiki n'ibiki biri mu myitozo umuzamu arashaka kurangira match Rayon Sport rero yari maze iminsi ubona ko izamu ridafunzemo neza n'ikimenyimenyi yari ifite umuzamu mwiza Olivier ariko ufite amasezerano y'igihe gito byasaga nkaho ari sapeur pompier aje kuzimya umuriro yagerageje fulani gerageza fulani ibyo rero sezishize yakoresha abazamu iyo equipe idafite umuzamu uhoraho n'umuzamu ushobora kumusimbura aho byakomeye irezi bitaza equipe ziragorana cyane yewe cyo ntekereza ku batoza b'abazamu babiri nayo ni departement kwayo kandi ni byiza ko umutoza w'abazamu agira umuasista we nabyo ni byiza kuko wa mugani ntiyahora mu kibuga ho ariko tugiye kuri Rayon Sport ni move nziza cyane kubera ko personally mbona Bakame yari afite byinshi byo kwiga ni muto muri kariyeri nibwo akiriva ejo bundi yanarisubira merego sibyo haracyari muto akeneye kwiga Rayon Sport nka equipe nkuru iyo move yari ngombwa kubera ko Rayon Sport ibyo ishaka ku mutoza w'abazamu urabyumva Bakame ari hafi kubigeraho so bivuze ko no muri yarafite limite mu byo yofura Olivier urabyumva ahubwo n'umwanya mwiza Bakame wo guprofita kino kintu akavuga ati bagaje ngiye kugukura haniye nkuko umuntu yigira ku wundi cyane kandi urabona ko umugabo afite experience yawe cyane buriya abegereye bano bazamu niba ari abantu bawe ndavuga yaba ari Patient yaba ari Olivier no wa Perininde umukimuzamu Adolphe
abazamu batatu niba ari abantu bawe niba atari abawe ntuzajye kubabaza ntabyo bagusubiza uzababaze sesiyo bagiranye na Sergio akubwira ikimuri ku mutima rero ntabwo azakikubwira utari umuntu we ntiwirirwe unamubaza ariko ku bantu babo bafite ibyo bababwiye ntitubivugira nawe bakubwira ati imyitozo irarutana ariko abarimu bararutana gutanga kandi agomba gukomerera mu myitozo niyo nkubwira urumva umuntu umwe mu babazamu yarambwiye sibyo icyamuntiza muri club yanjye sibyo urwego rwanjye nanjye rwarenga homba ejo bundi nabonye exercice abatoza b'abazamu batangiye gukora mboni ku mugabane w'i Burayi David nabonye hano umuzamu wamwicaza mu biro nk'aha ngaha bakajya bamwereka utuntu atuvuge swate uyu ni umuhondo bamutunguye uyu ni umukara twa reflex bakavuga ati ibi bintu bituma ya mashoti agutunguye cya kintu kije mu za reflex hari ibintu byinshi bigenda bigukora rero kuvuga ngo hari umutoza abafite exercice nyinshi zo gutuma uzamura urwego cyane kabisa muri Rayon Sport ari babiri rwose abantu batabyumva ngiye numva ari byiza baracyari ku isoko muzamu Olivier nawe bisa nkaho bivuga ko ibiganiro bamaze kubirangizanya ubwo rero tugeza ko Olivier yasinya anytime muri detail ntago twazi wenda ntabwo tuzizi 100% ariko gukomezanya ko birahari kandi numva bafite ibyo bagiye bahuriraho yego ntabwo Rayon Sport yakwiperimeta kurekura Olivier sinzi ibyo baba bazize ariko mu bakinnyi bankingi ya mwamba 2-3 arimo kereka wenda bapfuye ugafaranga nawe yabonye ikipe zimana ariko ibi bintu ariko ni ibiki ariko Olivier akeneye umuzamu ari presque kuri niveau yiwe ama challenginga abo ngabo nibo kazi kabo akareka kujya muri confiance totale yo mu izamu abo batoza babiri niko kazi kabo baranareba bakavuga ati uyu muntu yagufasha kandi erega Rayon Sport ifite n'umukinnyi witwa Yves Muremure ariko ngira ngo umutoza wayo yaravuze ko bagomba kugura umuzamu by'uri kuri calibre nk'iya Olivier hafi kugira ngo bihe competition Olivier ngira ngo hari ingingo yabivuze ko basoza ari umuntu ajya muri confort ko hatagira ubahigana yego twarabibonye kandi bikica kariyeri cyane Marine imaze kudutangariza ko Aime Ntirushwa yamaze kwerekeza